Meze utese? Meze neza. Nase wumiwe. Ntago ari ukumirwa ahubwo nyine n'ibyo mba mbonye kanca. Yakirisi se. Kirisi we ntananiye se. Akuriya mwana njye nta nubwo namurenganya. Ndavuga ngo umwana nyine ariko nase ubushatse kuvuga iki? ntacyo mvuze. Uyu munsi naje hano mu mahoro ntabwo nshaka gushwana nawe. Nase ubwo kuvuga ngo umwana ni nyina urumva uragira ngo nkore iki? Ntacyo. Uriya muhungu ibi nari mambwira nta nubwo twabyumvikana hose ntibeshye. Ariko kubwira iki? Sibonye se ko yirakaje. Ahubwo ni ikibazo. Konzi ko ari cirahani kubite kubera iki yarakaye bigeze hari. Yene ubwo urumva hari ibintu tuba tutumvikanye. Ntabwo twabyumvikanye uzi ko ari kumbwira. Yene urumva hari umuntu udufurira. Umuzunguzayi umbaze ngo ibibazo yagize ngo baramufunga. Rero ngafite agakobwa ngo kagashutika. Ngo ninjye ngo kumuhiga ngo ninjye ngo kugira ndajya ahubwo ko nzanamumwicira uriya mukobwa. Kurumva ni umwana se nyine ari kukubwira uti wamufashije wanamufasha. Oya naramumubujije ariko baratandukanye. Ubundi ngiye ntabwo njya mvuga kabiri ubwo mvuze rimwe aba yabyumvise. None nibyo ngibyo rero byamurakaje yabyimbye yabaye nka gutya. Kandi pe nawe ari wowe uri ngewe wabyumva. Ubwo nyine wowe n'umuhungu wawe mufite uko mwabyumvikanye none se ko wamumagaye bimeze bite? Ibyo nari ngiye kukubwira. Ngiye kukubwira nyine ukuntu umuhungu wanjye yamberabeje. Wenda ngo duse nkaho niganiraho ube wanangira inama. Uretse ko ngiye ku ruhande rwanjye namuhakaniye kandi pe n'ubu ngubu nabihakanye. Ubu njye kwirirwa inyuma y'umuzunguzayi ngo byagenze gute byagenze gute. Nzashaka n'abandi bakoze. Yego byo ndabyumva. Ariko uriya muhungu wawe byo wamumenyereje nawe urabizi. Ibyo rero kuvuga ngo ntabwo ushakana ngo nako gakobwa warakamubujije. Uzi ko uriya mwana wawe ushobora kureba gake ugasanga yaniyahuye. Kubera iki? None kuki utari kumushyigikira mu ntekerezo ze? Ubu ari we wamushyigikira na kara gakobwa k'amaguti. Agakobwa. Ariko reka nkubaza usibye ko wirengagiza sibyo? Usibye ko wirengagiza wowe papa Christian ataragushaka bakarisiti mwari mumezemo. None se reka nza nkubwira. Wese we yarameza. Wagiye wiyubaha wa mubyeyi. Ngiye nkubwiye ko ntabwo nshobora kubyemera kandi simpubeshye. Niba wumva utashyigikira cyangwa ubundi kuki nta kintu na kimwe ujya ushyigikira. Ibyo bintu nta mafite se ntabwo bishyigikira. Reka nza nkubwirane kandi wowe uzatuma nta kintu cyane nzongera kukubwira. Hari ikibazo se? Ngaho haguruka utahe. Ibyo gusa haguruka utahe byanjye ndabyigiramo. Uzampamagara nako reka ntukorere. Nzashaka abandi. Baca umugani kagakambye ugatega iminsi. Ngaho genda nyine. Inzira yakuzanye se n'uyizi? Cyose nzabaho nta muntu n'umwe unyumva. Ubu nemere mbese umwana wanjye ajya kuzana abatinde n'abatinda. Ntabwo byakunda. Mwiriwe yemwe. Mwiriwe. Mbonye ukikangaza. Ubwo se hano hantu urahazi? Aha ni ku mudamu wanjye. Ahubwo so uhazi. Ndahazi hano se si kwa wa mumama w'umuzunguzayi ujya uza kudufurira akanatuzanira imbuto.
nahanga none yarabuze arafunze biza ngo Kelele niwe uzana imbuto wawe biza ngo iki izina rye ntabwo ndizi arafunze wa mukobwa we nawe narinje kureba ko yaba ari nawe ubu yarabuze wasanga rero n'uwari wahabatije yarahisibije wenda ntabwo wamenya nta muntu urimo yamaze iminsi mpamagara telefone kuva ntayirimo nahamagariye neti kuva ntayirimo nahamagariye mama kuva ntayirimo imperi zitakujya wose ntarimo imbere ariko nawe ugira umwana reba none se nimba hari ibintu wari uhari gukora iki kandi ari mu mbere ariko neza kumagarara hanze mama we yakwanduje imico nk'iyi burasi iyo wagiye kwa sokuru uba uri he simbona naho hameze nkaho singenda ndaraye Chris rero reka muzize kubera ko tuba aho tuvana naho anti wahagaze ahangaha imbeba ni kurya ibitsinsi ntabwo njya mu gihugu ahubwo bwiba mbese neti mu bazi wabo ubwo se nicyo kintu cyonyine cyari kikuzanye nese mama we arafunze Aneti nawe yarabuze nyine nawe si ntaheruka nejo bundi naravuye nabwo ndamubu nejo nabwo ndagaruka ndamubu nabo ahangaha rero nabo asanga bataza ahari cyangwa se nyiraho wari wahabatije akaba yarumvishe yarabarafunzwe umuzunguzayi yafunze bakumva byararangiye bagatangira kumunganisha n'uriya mwana nawe akaba yaragiye akaba yarabuze ubwo mbese bose bagiye ndarya nkarya inshuti yanjye ifunze umwana wayo yaratorongeye sinanabizi mwitaye kuki se ko nawe wajya uri nka mama gusa reka nkubwire sinari mbizi ariko ndagerageza uko nshoboye kose noneho kandi njyewe urabona ndatazi ubu ngubu ngiye guhita nkoresha uko nshoboye kose nshaka amakuru ayo ari yo yose afatika mbere uriya mwana twagira icyo tubivuga ndaba nicaye ahangaha ariko se buriya dema buriya twari twarabaye ikigo ngaho imirwano ya buri gihe duhora dushwanashwana nabonaga ari satani hasi hejuru buriya kuko nta kibazo cyari kiturimo cyo mu mutwe uzi ko njye naryamaga najya kumva nkumva ndimo ndaguruka nkabona ndi gufata umuntu mu izozi hari umuntu ndyamanye nawe ntiyagira ngo nanasaze none ubu ngubu ni patana buke ubu sigaye niryamira neza mva nta n'ikibazo mfite ntabwo bakundi bajya bavuga umugore n'umugabo kumenya aho bashwanye ariko ntumenya aho biyongera ahubwo wagira ngo ari wowe ari njyewe wagize ngo twari twarariye amavu niba ari wowe ivubi ryarumye niba ari njye ntumbaze wari wasaze muri umva nkubwire se basundi atabagiye kujya babana tugenda dufatanya agatoki ku kanya uwo ninde ni shangazi ni shangazi na muramukazi nibarangiza buriya ntabwo ubizi abantu b'iki gihe niba namunoza ubu ushobora guhita batangira bagahita bavuga ngo ahubwo bagiye kugira gutya uramenye ntuzumva amabwiriza nta kintu nkwifuriza na kimwe oya nta mabwiriza ubu hagiye gushya pe urukundo rumwe rwa danje dusohoka rwose dusohoka tugenda cyane rwose ahubwo ntabwo ubizi maze rero nyuro hariya kwa kundi ugenda n'amaguru ugira ngo utembere urumva kubera no kumenyera kutagenda n'amaguru numve hariya nanone batatse barimo bararwana nahise mvuga nawe dore umuntu usimbere kwa mama Kirisi uretse ko njye byaberaga ntabwo nigeze njya ku karubanda ariko hari habuzeho gato nicyo twari dusigaje ku muhanda
abamotari bagaparika imodoka zigapanuka. Yego ko mpamvu sharika nze mubwire ntabwo byari byoroshye nanjye iyo bimberaho kuri nari ngo Ubu ninkubwira ngo ndi gushimira Imana ubyumve. Ubu tugiye kujya dusohoka. Urukundo rumwe rwa danje rumwe rugurumana hashya kongoke ko. nese mbwira Patrice wowe ntabwo uheruka kuvugana Maze n'umwanya wawe tuvuganye ariko pe duhura. ya nta kibazo wenda se byarangiye Homura rwose nta bintu bibi navuze. ndabizi ntiwabivuga ahubwo ntabwo bizi hari igihe narebaga uzi ko hari ahirya nigeze gusanga nabo bahanishije noneho bajya no ku muhanda Yego barwa. dore za nduru zo kwa mama Patrice nizaje na hariya Bari bimukiye muri twebwe. njye nabonye umva se mvuga ngo nanjye hari hasigaye gatoya nanjye ngo ngende ku muhanda bajya birirwa bancungereye Ariko reka mubwire uzi ko twari dusigaje kuguruka tukajya ku isoko neza neza n'amababa. Ewe abara mu kazi. se ubundi wa mugani utuvuga ko ntabara mu kazi bajya babana neza twari twasaze Nguko tubanye. ntabuze hari habuze n'umuntu n'umwe woroha Nguko tubanye. Imana ishimwe byarakemutse none se ubu rero reka nzimubwire ubu ibintu bigomba guhinduka urumva kandi ibintu ugiye kubwira bigushimisha Ubona se ko nanjye nishimye. nyine ubinyereke urumva ubu bigomba guhinduka njyewe nawe tukajya dutemberana urumva Kagira inkuru rero. nkagenda nkakugurira umva mbese nawe ukanezerwa ukabona ko hari ibintu byahindutse Tugasohoka. si byakunezeza Turanezeza ndetse na cyane. rero tugiye kuzabikora ubundi ngiye kwereka inzira zose zigaragaza ko nahindutse Nanjye ndabyishimiye. Rero hari abacuti banjye nari ngiye kureba hari ahantu twari twapanze gusohokera. Urumva rero nagenda ngo ndaza kukuvugisha kuri telefone. Hari icyo bitwaye? nta kibazo reka n'ubu nta kintu nakwangira ubu ngubu umva ni ukwisanzura ni amahoro muri ubu rugo Tugiye gukundana pe ni ugushushuzanya none. yego bose ubu mbese ndashaka ko urumva urukundo rwo muri iriya minsi nari nabuze ngiye gukuramo isheke ndakwereka Yego shadema iyo hari abantu babanye neza nitwe. none Uzi ukuntu ndi kumva nishimye. njye ndishimye Ndumva nishimye bya hatari. mbese yuko mukosoye Byaranejeje kugira utabasha kumva. nagombaga gusura induru zawe munsi zo muri uru rugo se aya ntabwo zari zikwiriye Nsigaye numva mukunze. uzi ukuntu nanjye gukunda Nsigaye numva Shangazi, umeze neza. Wese umeze uti? umeze neza. None se, uribuka cya gihe ushize ikiganiro twagiye? Ndacyibuka. Nuko nakubwiye neza. Ndabyibuka. Urabizi ko nakubwiye yuko muri uru rugo nta kintu Uba ufite ubwoba. ahubwo nyine urabyibuka ndagira ngo ndabyibuka. mbwiye niba ubyibuka. Nakubwiye kandi utagomba kuba ikintu nk'ubu. Ubwiye ko papa Chris ari we wabikira ikintu cyose wanjye. Nanjye na Chris. Ni ko wambwiye. None ariko ni iki kijya mbere ko ushaka kumbwira ikintu ubundi ukabisha mbwira. Nta kintu kijya mbere gusa ariko kubera ko Wambwiye ko nta kibazo ko nzagira ibanga se. Okay, ntacyo wenda niba bitari ngombwa wenda uzashyira ubwire. kubera iki ibyo bintu utajya ubizirikana
Subiza umuntu Chris mutabanye neza. ndabizi ariko twariyenze Mwariyenze mawe. twariyenze pe twariyunze kugeza izi saha nta kibazo dufitanye hamwe nagira kubera iki kubera iki Wowe ibyo utekereza ntabwo ubikora. ashaka kuzangirira nabi se Ntabwo ari ibyo nzi. siko mbona ukenguza hirya no hino ukenguza Ubwenge kumva ibintu ndabikunda nubwo ndimo ndakunda nabubwira ntibyazana ikintu kibi. ariko abakozi mugira amagambo kuko mugira n'umuntu ubwo ugarutse kuza kunteranya na muramukazi wanjye twari twimereye neza twibaniye neza Ntabwo ari ukugutera. urashaka ko twongera kujya turemesha induru hano urashaka ko twongera kujya turwanira hano Ese birangiye njyewe rwose ibyo ntabwo nabyumva usiko kuko abakozi mugira ubujajwe n'utugambo ubwo uragarutse rero kuduteranya na mama Chris ubu tubanye neza none ubu ngubu tugiye kujya tujya no gusuhuka maze ariko wihangane ko ndi kukubwira nabi gusa twe twariyunze nta kibazo dufitanye twariyunze pe habe n'iki kibazo n'iki kimwe dufitanye ubu tumeranye neza gutya tumeranye neza tumeranye neza kwa kundi umugore n'umugabo bashobora gushwana abantu bakaza bagahurura nyuma y'iminsi 3 bagasanga byararangiye ahubwo bagasigara abantu bose babacishijemo ijisho ubu niko tumeranye rero na mama Chris nzi neza ariko ibintu byanyu byo mu Rwanda kurangira kandi oya ntukajya wivanga mu bintu byacu kunyumve pe umukozi waje mu kazi ntukajya wivanga yego ndi umukozi ariko ibintu byabereye muri inzu byose ndabizi ibintu byo mu mafamiye ntukajya ubyivangamo ushobora gusanga umuriro uri mu cumba nonaha ariko mu kanya ukagira ute ukazima ahubwo ntuzongere no kuruzanira utugambo nta tuntu tw'utugambo nshaka ahubwo ndi no kumva umuceri uhumye aho ngaho nakushirira aho ntiwaba ari we wari ubutetse nyaho ukasimbuka ntabwo ngishaka umuntu uzongera kunzanira utugambo njyewe na mama Chris tumeranye neza nikagende se nyine kariya gakozi utugambo gusa buzanira urwantu utugambo bukarashaka kongera kuntandukanya no kunshwanisha na mama Chris gahaza umuceri hano kwa papa Chris nikagende yewe na mama Chris tumeranye neza ni gatoke nikagende ntundeberara ariko se noneho usigaye yo mu cyaha kitagira umugati icyo bidutwaye nyine ngiye biranangaje kubera ko ntabwo nakumenyereye nzi yuko ubundi iyo ufashe icyayi uhita ubaza n'umugati utawubona ushaka kubyibuha usa niba ubyibuze n'igihe waherera ry'imigati siko nanjye kuzanira nukora siporo kubera biriya bigati murarya ese ka gakobwa nasanze muhagaranya umuhanda ko ntabwo mperuka kubona kagiye kajyanye na nyina magarana n'agakobwa cyangwa magarana ka gakobwa k'agatindi kambaraga ibigutiye njye sinatinya ko byakoresha njye abantu bo mu bakire urangira munzitse tangira kwita abantu abatindisi cyane kuko reka mubwire uri umwana w'umukire icyambere hano ibaze kino gipangu kiriyubashye n'abantu baragitinya ubwabo n'abagituye baragitinya ariko ukajya guhagarara n'agakobwa gaciriritse mana ubu bodaboda ubujipo bw'uburondani mani inzi iwacu mu cyaro mugahagararana rwose nta n'isoni niyo mpamvu wari unkuyemo akaboko unshikanza mari hariya no kugukubita kuko biratangaje wakagombye kugukundana n'abana
b'abana bambara udusitire banareba twa twenda tw'udukombazi tugera hano njya mbona abana bo muri kiriya gipangu baturanye basohoka bambaye na za nkweto zigera hano babana nibo muri mu kigero kimwe nibo mwanasohoka nawe mukagenda mukanywa n'agafanta ukabona ko bigaragara ariko ibaze uramwana mama we yaradufuriraga hano ni nkaho nawe ubundi hari umukozi wa hano akaza wanyuzwe ajya gutereta umukobwa we se uwo ngo uri kwita agakobwa asitaye haza iki amaraso uwo ngo uri kwe abo ngabo bana uri kwita n'utugufa ahubwo twavunika ko ari akantu se kananutse katagira n'umubiri n'abo ngabo uvuga ngo basohoka bambaye utwo tuntu nabo basitaye haza amaraso twese turi abantu ahubwo reka mubwire uzi ikintu nekereje menya impamvu utari kurya umugati arebye ubona kari agakoko ukuntu kananutse kwaga wari kakubwira yuko uri uwo mu bakire urangije uravuga uti reka nanjye mve ku bintu byo kurya cyane no kurya imigati no kubyibuha kane nako umva ntabwo muri kuri revine ntabwo bijyanye biraba ako ubundi kamumaze igihe maze hamusukiza situmaranye igihe kinini ubundi ubona hari icyo mpaye ko nanjye nakwikunda nakuragwira koko nicyo wari ugamije se sikiri wariseka gutya tumye nseka bitari ngombwa nyine ni nabyo nashakaga ko wishima nizeye ko bigushimishije ubwo si ugira ngo kuba nsetse nuko nishimye wishimye kuko ndabizi ko nawe wankunda mu migani ijya ibaho hari umugani bavuga ngo umurenze aho wera ibijumba ushobora kuba wumvisha nsetse rero ukagira ngo nishimye uri kumbwira ngo igihe umaze aha ngaha ngo nta kintu utwaye umukozi ndetse we waje umeze uko sawa ntacyo mbaye gusa ubitekerezeho bigenze uko mukundanye ugira